umusirikare w'umurundi yarasiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yarashwe n'ingabo za M23. Tugiye kureba impamvu yarashwe ndetse n'icyateye kuraswa k'umusirikare akaba yanafatiriwe n'ingabo za M23. naho umuvugizi w'u Rwanda yagaragaje imibanire hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imibanire y'u Rwanda na M23 by'umwihariko ku mipaka ihuza u Rwanda na Kongo ku duce M23 yafashe. Imigenderanire iraho ni myiza, nta kibazo gihari, imipaka irafunguye ku mpande zombi, abambuka barambuka ku mpande zombi. Ikaze rero kuri Habineza TV, kora subscribe, like, share na comment, ufungure inzogera ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byose bya Habineza TV. Mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikaze rero nanone duhere ku nkuru iri kuvuga ko umusirikare w'umurundi yafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yarashwe mu kaguru araswa n'ingabo za M23. Ibi byabereye mu gace kitwa Kaziba aho bivugwa ko bamurashe mu kaguru, abo bari bari kumwe bakamuta bakagenda agafatwa n'ingabo za M23. Ibindi bisa nabyo igisirikare cya Kongo FARDC nacyo cyatangaje ko abasirikare bagire imyitwarire nk'iyi bagata bagenzi babo ku rugamba bamaze gukomereka cyangwa se basize ubuzima, imibiri yabo bakayitaba bakirukira. Cyatangaje ko bagomba kujya bakatirwa urwo gupfa kuko batabashije kubahiriza amategeko agenga igisirikare cyabo muri rusange. Ibi rero bikomeje kugaragara mu ntambara ihuje M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC ndetse n'indi mitwe y'inyeshyamba ikomeje gufatanya nabo. Umuvugizi w'u Rwanda yaganiriye n'itangazamakuru bamubaza ku kibazo kijyanye n'imibanire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse na M23 ihuje imipaka n'u Rwanda muri aka kanya mu duce yafashe. Dore bimwe mu byo yatangaje aganira n'itangazamakuru. Nibyo koko nagiye aho inkuru ziri hano nza duherukana barasa Rubavu, uzajya hano byatuje. N'ubundi hari igihe amasaha y'inkuru zibera mu biro abataragera. Nibyo ni ngombwa no kujya kuri tele. Nagira ngo wenda mudufashe, wenda narimvuze ngo duherukana i Rubavu baharashe aba baturage barashwe n'igihugu gituranye. Birangira uravuga abaturage b'u Rwanda birangira murabashyingura mukavuga muti mwagize ibyago. Babarwa nk'abaguye mu mpanuka, babarwa nk'abaguye mu ntambara, sinzi niba twahuriraga tugakurikiranira twabikomojeho, ariko leta y'u Rwanda ari abakomeretse, ari abitabye Imana. Mbibutse ko tubivuga icyo gihe twavugaga ibyangiritse, baduhaga raporo y'ibyangiritse byari bigihinduka, bigenda bihindagurika, ariko nibura bakarara banaduhaye bati uyu munsi ibyangiritse biri mu byiciro wenda bitatu: ibyangiritse cyane, ibyashwanyaguze bigacira, cyangwa se amadirishya gusa n'ibirahuri n'agaciro. Noneho umunyavuga muri rusange hari ibikorwa remezo cyangwa se amashuri n'ibindi biba byangiritse, hakaba abantu bakomeretse, hakaba ndetse n'abitabye Imana. Ibyo byose leta igira uruhare mu kwishyura ibigenda bitabye Imana n'amafaranga yo kubaherekeza, kubavuza. Ibyo ngibyo ni leta ibyitaho, ndetse n'ibyo ngibyo byangiritse mu rwego rw'intambara. Niba leta ishyiraho buri mugoroba bagena nibura agaciro, ntabwo bagena agaciro kugira ngo uzabwire umuturage ngo ugenda wishyure 28 kugira ngo leta izagiremo uruhare no mu kwishyura. Ntabwo rero leta iterera aho ngaho ivuga ngo abantu bakomeretse ntibajya kwivuza bishyure, bitabye Imana ntibagurira amasanduku, ntibagira bateye umuryango, ntibawe imperekeza. Ibyo byose ndi leta ibyitaho ikanabyishyura. Mutanga n'indishyi y'akababaro ko bari abantu baba baguye mu mirwano iri hagati y'aho leta zananiwe kumvikana. Nta sinzi niba leta indishyi y'akababaro, ariko nzi ko hari imperekeza itangwa. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo abantu wenda babishyuriye transport baza gushyingura, bishyuye isanduku yo gushyinguramo, hacukuwe imva, wenda gukaraba, hari n'imperekeza bongera. Ubwo duherukana narakubazaga ngo leta ituranye n'inyeshyamba biba bimeze bite?
leta ituranye n'inyeshyamba. Hari mugenzi wawe uvuye hano abwira ngo dufitanye umubano ahubwo mbese kubera iki none se ngo ntabwo ari wowe bari gutera kasho. Uyu munsi niba duturanye n'inyeshyamba nk'uko bivuze, inyeshyamba zikaba umupaka ufunguye, urabizi ko ku ruhande rw'u Rwanda ntibigeze ufunga, abantu bakaba ari urujya n'uruza, abantu bakambuka bagakora ibyo bagomba gukora, ubucuruzi cyangwa ibindi, bakanagaruka ntawe bakozeho n'urwara, bakongera mu gitondo bagasubirayo. Imigenderanire iri aho, iri myiza, nta kibazo gihari, imipaka irafunguye ku mpande zombi, abambuka barambuka ku mpande zombi, ari abanyarwanda bajya muri Kongo, ari abakongomani baza mu Rwanda, barahahirana. Navuga ngo rero ku mupaka cyangwa se ku nkiko z'u Rwanda nta kibazo gihari mu birebana n'ubukungu, nta kibazo gihari mu birebana n'umutekano, ibintu ni ibisanzwe. Ariko nk'uko nawe namusobanuriye, hariya ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo guverinoma ya Kinshasa itahagenzura, ariko igihugu kiracyari kimwe ni kimwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo kubera ko bahafashe mu gihugu cyacitsemo kabiri, cyangwa se ngo higenze, cyangwa se ngo bafite amafaranga yabo, cyangwa bafite oya, hari abantu bahagenzura, yewe banashyizeho n'abayobozi, ariko ni hahandi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta kibazo gihari ku mipaka. Nawe ndumva aherutseyo cyangwa se no wasubiraho kujya kureba nyuma y'ibyabaye uko uyu munsi bimeze mu rugendo n'uruza. Ngewe n'ikibazo cyanjye kibaza ukuntu leta ibana n'inyeshyamba. Ntabwo ari leta, uravuga leta y'u Rwanda se? Reka nguhe urugero rero, uyu munsi twariyo urabyibuka abacanshuro bagenda. Mbere y'uko uvuga leta y'u Rwanda ko ibana n'inyeshyamba, abacanshuro bagenda hari uwari ubagenzuye izo nyeshyamba uvuga, kugira ngo bagende leta zabo zagombye kuza kuvugana n'izo nyeshyamba, kuzivugana na leta y'u Rwanda. buretse gato uri muri huta urimo urashyira leta y'u Rwanda imbere, ugasa n'umubwisha kubera ko ariyo ndimo mbaza. Urasaka nyine ushobora kuyobya abana, ukagira ngo ndimo ndanga kuvuga ku by'inyeshyamba ko ntari kumwe n'umuvugizi wazo, nkabaza leta ko ndi kumwe n'umuvugizi. Nanjye rero mbishyire ku murongo, ikiba cyose kuri leta y'u Rwanda, sibyo? Nk'urwo rugendo nari nguhaye, ba nyir'ubwite babanza kuvugana n'izo nyeshyamba. Bivuze ngo rero niba hari ibihugu by'i Burayi byashatse yuko abantu babo bataha, babanje kujya kuvugana nande n'ubafite n'ubagenzura. Ubu ni urugero rumwe, babona kugira gute kuza kuvugana n'u Rwanda. N'ubu ngo hari n'ibyo bihugu bindi nabyo ushobora kuvuga ngo byo bibaye bite, bigomba kujya kubavugira. Hanyuma wari uri numva abasirikare bagenda ba Sadek nayo yagize gute, yagombye kujya kuvugana mbere na mbere n'inyeshyamba. Icyo leta y'u Rwanda baza kwibaza ubukurikiyeho ni ukuyisaba inzira gusa, kandi nta leta, ntabwo u Rwanda rwakwimana inzira. Bivuze ngo rero nta nubwo ari na leta y'u Rwanda yo turi na ngombwa no kugira uburyo tubana n'uburyo dukorana, kuko turaturanye. Ni uko nguko bimeze, nta yandi mahitamo. Icy'ingenzi ni uko abantu babasha kubiganiraho cyangwa kubibanamo mu mahoro, nk'uko nabivuze, n'abantu bakabasha, niba ibyo hari ibibatunze hirya no hino y'imipaka, bakabasha kwiberaho mu mudendezo, mu mutuzo, no kwikorera akazi kabo. Icyo ni cyo cy'ingenzi. Ubu turaturanye, ni ngombwa ko dukorana, kandi ukurikije uko umwuka umeze hakurya no hakuno, nk'uko abantu bagenda barakorana, leta n'inyeshyamba barakorana neza ko bazizi. Ariko nk'uko nabikubwiye, si leta y'u Rwanda gusa, n'abandi bashaka kugira icyo bavugana n'izo nyeshyamba bagomba kuzivugira, bikongera bikagaruka ku Rwanda, cyane cyane yari gushaka inzira. Ni amahirwe aho kuba abantu ba Rubavu barongeye ndumva bagifungura imipaka ku ruhande rwabo, ndumva bamaze wenda kwizera umutekano. Ndumva hari amakuru nawe yavuga ati abantu bongeye kurenga n'abambukaga, umubare wambukaga mbere ya Covid, kuko ngira ngo wenda n'amasaha bahise bayasubiza aho yari ari, uzi ko ubundi bari basigaye bafunga saa 9. Navuga ngo rero nta kibazo gihari hagati y'imipaka y'umupaka umwe n'ibihugu byombi. Kuvuga ngo leta y'u Rwanda n'inyeshyamba nta kibazo mufitanye umubano. Nta kibazo dufitanye, tugifitanye. Abantu ntibakwambuka, abantu ntibajya guhaha, abantu ntibajya kwivuza, abantu ntibajya
cyangwa se n'abambutse bahohoterwa, ibi bibazo byose ntabihari. Kandi ntabwo bavuga ngo abantu ngo babanye nabi ntibahambuke 5,000 cyangwa 10,000 mu mpande zombi buri munsi baje gucuruza, baje guhaha, gusa bavuga ngo abantu babanye nabi. Mubanye mute na leta ihanganye n'inyeshyamba, mubanye neza none kuri iyi nshuro? Wowe urabizi kugeza ubu ngubu nawe ugeze kubikomozaho utangiza ikiganiro cyawe ko hari inzira yarashyizweho ishinzwe by'umwihariko umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri processus ya Rwanda. Bikomeye ko hari igihe byahagaze kuko Perezida wa Repubulika atagiyeyo, bivuze ngo rero icyo kibazo cyari gihari cy'umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utameze neza, kiganirwaho kubera impamvu runaka, wenda turaza kubigarukaho, birahagarara. Ariko nubwo byahagaze, niba byarahagaze no ku mubano igisubizo kitabasha kuboneka ngo umubano usubireho nk'uko wahoze mbere, ariko nubwo byahagaze, inama yahuje ibihugu bya East Africa, inama yahuje ibihugu n'ibyo muri SADC yemeje yuko izo processus zigumaho ndetse zagirwa processus imwe. Bivuze yuko rero ishyiraho ibikorwa bigomba kubanza gukorwa, inzego za gisirikare bagakora raporo ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, hagiyeho abahuza bashya. Bivuze rero ko izo processus nazo zongera zikagira gute, zikabyutswa, zigakomeza kugeza igihe uwo mubano hagati y'u Rwanda na Kongo uzasubira nk'uko wari umeze mbere. Ariko uyu munsi ntabwo umubano umeze neza. Turabashimiye mwebwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, muraba agaciro, kore subscribe, like, share na comment, tujye tubasha kubana mu bindi biganiro byose. Murakoze cyane.